Ikinyabiziga cyangwa se ikindi kintu gikoresha imbaraga za moteri cyangwa se iza dinamo, ni ikintu umuntu wese ashobora gukoresha mu gihe yabanje kucyitoza cyangwa se kukimenyereza. Muri sikirini zanyu muri kubonamo ishusho y'imodoka ndetse n'ibindi bintu byose bishobora kuba biranga imodoka. Si ibyo gusa, turaza no kureba ku bindi byinshi bigiye bitandukanye kuko mu binyabiziga murabizi harimo ibintu bigiye bitandukanye ari byo imodoka, moto, indege ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aka kanya ngewe uje kubagezaho iki kiganiro ndagira ngo mbaganirize ku bintu bigiye bitandukanye, ibintu wakitondera kumenya ku binyabiziga ndetse n'uko wakagombye kwitwara mu gihe uhuye nacyo cyangwa se ubashije kubona ubushobozi bwo kugitwara. Urasabwa kubanza kumenya amategeko n'amabwiriza agenga icyo kinyabiziga, cyane cyane njye ubasuhuza ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Mugisha MC Boy. Ndagira ngo tubane muri iki kiganiro neza kandi by'umwihariko. Ndaje rero ngo mbagezeho bimwe mu by'ingenzi ukwiriye kumenya kuri ibi binyabitende cyangwa se ku binyabiziga bigendeshwa n'amapine abiri cyangwa amapine ane cyangwa se bigendeshwa n'izindi moteri zigiye zitandukanye zifite imbaraga zitandukanye. Aka kanya ushobora kuba utwara ikinyabiziga runaka kigiye gitandukanye ariko utagifitiye ubumenyi. Ushobora kuba ufite ubushobozi bwo kugura imodoka cyangwa se kuyitunga ariko utazi kuyitwara, ugasanga wangije ibintu byinshi cyane. Ibyo ni ibintu bibaho cyane, ariko ipikipiki ni kimwe mu gikoresho gishobora kugufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Ushobora kugikoresha mu koroshya urugendo rwawe, ushobora kugikoresha utembera. Ipikipiki kandi ishobora gukoreshwa mu gihe cyo kwenjoyinga ubuzima. Nk'uko mubibona kuri sikirini, ipikipiki ni kimwe mu gikoresho cyiza ushobora guharanira ukaba wagira ubushobozi bwo kukigeraho kugira ngo ubashe guhaza ibyifuzo byawe ndetse n'umunezero wawe. Ibyo ni bimwe mu bantu benshi baharanira kandi bifuza. Niba nawe ubyifuza, iyi videwo rero ntigucike. Icyo nagusaba, komeza udukurikire kandi ukore subscribe. Reka dukomeze turebe n'ibindi binyabiziga. Ese wava kuri moto uyitwara ukaba washa kugera ku ndege? Ibi ni ibintu bishoboka cyane. Reka turebe ukuntu ushobora kubanza gutwara imodoka mbere yo kugira ngo ujye gutwara indege. Imodoka urayitwara neza witonze kandi nta bintu byo kubanza kwiyemera. Niba utayizi, gana ishami rya Welcome Driving School ubanze ugire ubumenyi ukuraho. Barakwigisha neza, bafite abarimu b'inzobere. Njyewe ukomeje kubaganiriza, ukomeje kubagezaho iki kiganiro, nitwa Mugisha MC from Rugogwe TV. Kurikirana channel ya Rugogwe TV unyuze kuri YouTube cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga, ubashe kugira ubumenyi wunguka. Murakoze cyane, nawe ubutaha.